Mwaramutse neza mumeze mute nizere ko neza ndabasuje cyane ikaze kuri Lucy France Lifestyle. Uyu munsi ndakwakiriye wowe kureba iyi video, ndakwakiriye wowe uri mushyashya, ndakwakiriye wowe uguye kuri video gutya gusa uri kwireba, ndakwakiriye karibu cyane kuri Lucy France Lifestyle. Nibagiwe kugenda udakoze subscribe kugira ngo amavideo mbiganiro nzajya mbashyira mbagitizaho ntibikajye bigucika ujye ubibona mu wa mbere. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'abantu bagira igikara mu ijosi. Abantu bagira igikara mu ijosi ndashimira Imana ko ntabyo mfite. Abantu bagira igikara mu ijosi ntabwo ari ikibazo cy'umwanda cyangwa ni ibintu ushobora gutera umukara mu ijosi, kugira amabara y'umukara mu ijosi ntabwo ari amabara y'ibiheri. Kugira igikara mu ijosi ni ibintu bishobora guterwa n'ikintu gishobora kuza bigaterwa n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Icya mbere gitera igikara, umuntu urwaye diyabete. Umurwayi wa diyabete ashobora kugira igikara gutya mu ijosi cyangwa n'inyuma hose nk'uko mubona kuri izi foto ndi kubereka. Igikara, umuntu ashobora kugira igikara, ni urugero hari abantu batwita, iyo umuntu abagore batwita, umva tuvuge nk'umuntu ari inzobe akahinduka igikara ahantu hose, noneho mu ijosi ho bikaba intuza, mu ijosi ho bikarutaho ikindi bikaba nyine igikara. Umva ni ibintu bikunze kuba abantu benshi, cyangwa se wageze ubibona ku muntu, ni umuntu wari utwite, ni ibintu bikunze kubaho cyane, ntabwo ari kubw'impamvu z'isuku nkeya, ni ibintu bishobora guterwa iyo umuntu atwite. Ibintu byinshi bihinduka mu mubiri, umuntu arwaye ibintu byinshi bimuza gutya mu ijosi, ugasanga bimeze gutya, cyangwa se no ku mubiri wari umuzi ari inzobe akaba igikara birengeje cyane, ariko ibyo ni ibintu bihinduka nyuma yaho. Cyangwa se ubundi buryo ushobora kurwara igikara mwinshi, abantu babyibuha cyane ushobora kubyibuha bikaze cyane, ntabwo mvuze bose ariko ni ibintu bijyaho bikunda kubaho cyane ku bantu bari obese cyangwa se abantu babyibushye cyane birenze. Ashobora kugira ni ibintu byinshi ushobora gutera intuza, cyangwa se no kugira isuku nkeya. Ntabwo mvuze n'isuku nkeya nayo ishobora kubitera, ariko ni gake cyane bishobora kuza, ariko n'isuku nkeya ushobora kubitera. Ikintu cya mbere ushobora nimba ufite igikara mu ijosi gutya cyaraje gutya munsi intuza mu ijosi, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukujya kwivuza, kujya gukonseta kugira ngo babanze bamenye ikintu bitera kugira ngo bitera. Ushobora kuba ufite diyabete wenda utari ubizi. Kugira diyabete ntabwo kujya kunyaragura gusa cyangwa kujya kuri toilette gusa, ushobora gusanga wenda urwaye diyabete utari unabizi. Ibyo byose niyo nkugira ati mugira inama ati banza ujye kwivuza kwa muganga, banze barebe ikintu kibitera. Ikintu cya kabiri, nimba uri umuntu ubyibushye ufite ibiro byinshi, ugize urwaye igikara mu ntuza, gerageza ukore agasiporo ugabanye iki. Ntabwo ndi hano kujajinga, turi hano kugira ngo twige twungurane ibitekerezo. Nimba uri umuntu ufite ibiro byinshi cyangwa ubyibushye cyane bikabije, wagerageza ugakora siporo cyangwa ugatakaza ibiro kugira ngo bigufashe mu kugira bukire ijosi. Abantu benshi babyibushye bakunda kugira, ariko hari n'abatabigira, ariko ahanini bashobora kubigira. Ni ikintu cya gatatu ku bantu abagore batwite, ni ibintu bikunda kubaho rwose, ni ibintu nyine bikunda kubaho. Ngewe nagize amahirwe ntabyo nagize, ariko nimba bikubayeho rwose, uyu umuntu atwite ni ishanjoma nyinshi, ni impinduka nyinshi ziba ku mubiri. Nyuma y'amezi nk'angahe 5 cyangwa 6 umaze kubyara, umubiri wawe bizongera bisubirane uko bigeze. Turebere hamwe ni iki se cyagufasha. Tuvuga wari usanzwe ubifite, cyangwa se ushaka ko bigenda, cyangwa se ufite mu ijosi ry'umukara. Nimba mu gihe usukura ijosi mu maso, uburyo usukuramo mu maso agakora n'uburyo ukora intuza mu ijosi rwose. Nimba ari utuvuta usiga mu maso, isige neza hose, ugere hano no ku matwi, umanuke no mu ijosi neza, no mu ijosi neza hose wasige neza. Uburyo usiga mu maso aba ari nabwo usiga no mu ijosi. Hari abantu usanga bafite mu maso hadasa no mu ijosi, ugasanga mu maso ni akayobe, ariko hano mu ijosi ni igikara. Kora isuku, ni uburyo wogamo mu maso. Tuvuge nimba ari agasabune keza ufite umuntu, urabizi ko rwose hari igihe umuntu afite utuntu tw'udusabune cyangwa utuntu tw'utuvuta yoga neza mu maso, akavuga ati agasabune rwose nkoga neza mu maso, cyangwa akanuza utu tuvuta gira neza. Nimba ako kavuta ufite ukora mu maso kagere na hano mu ijosi, kahagere na hano ku matwi hose kahagere, usanga ufite hano mu maso no mu ijosi hasa neza, hasa rwose. Ikindi kintu cyanatera ushobora gukora
ushobora gufata ntuza ifu ya curcuma dukunda gukoresha ntuza mu gikoni duteka, ugafata na citron ugashyiraho citron, ushobora gukora mask ugascrubbinga neza ugakuba, ubundi ukaza kubikuraho ukaza kwisiga amavuta yawe neza usiga mu maso ukagira. Ikindi ubaye ufite mu ijosi w'umukara ushobora gukoresha agasabune, hari video nabakoreye ntuza ndaza kwishyira muri description uza kwibona y'amasabune, ubwoko bw'amasabune agera muri 5 simbuka neza ushobora gukoresha kugira ngo agukeshe neza uba afite mu ntuza mu ijosi w'umukara. Ni isabune nayo ishobora gufasha ukagira ukayoga, urabona umuntu ari imbaga no mu maso ugira ukireho na no mu ijosi rwose. Nizere ko aka video hari akamaro kakugiriye, abantu bafite igikara rwose inama ya mbere nakugira n'igikara mu ijosi ni ukujya kwivuza kugira ngo bamenye ikibitera. Nimba tuvuga nk'urugero nkanjye ndamutse ntwite nkazana mu maso nkazana ntuzi igikara mu ijosi, ndabizi ko byatewe nuko ntwise, wenda biza nyuma yo nyuma nubyara ni ibintu bizahita bigenda rwose. Nimba igikara wazanye igikara bitewe no gutwita ni ibintu bizahita bigenda numara kubyara, aho nta muntu agakwiye kugira intuza cyane. Ariko nimba ari ibintu usanga ni igihe kinini cyane, nakugira inama yo kujya kureba umuganga kugira ngo agufashe bamenye ikibitera. Ikindi kandi ntiwigire ugashyiraho nyine ugasiga amavuta neza, ugashyiraho agakotoro ukisiga neza ukinugiriza neza. Nizere ko iyi video yabagira akamaro, hari igufashije. Ufite icyo gikara wakwegera muganga wabanza ukajya kwivuza bakareba intuza ikibazo ufite nyirizina kugira bagire. Ni indwara ibaho cyane, ariko wagakwiye kubanza kwivuza kugira ngo babanze bamenye inkomoko y'icyo kibazo, inkomoko y'icyo gikara ufite mu ijosi cyangwa mu rugo, babanze bamenye ese n'iki kibitera. Niyo nama nakugira waba ufite mu rugo ry'umukara cyangwa se umuntu ufite intuza mu rugo ry'umukara cyangwa se mu ijosi, nuko wabigenza. Nizere ko iyi video kugira akamaro cyangwa se ari kwigishije. Dukomeze twite ku buzima bwacu, twite ku ruhu rwacu, ni ingenzi cyane. So ndabashimiye cyane warebye iyi video, wafashe umwanya ukareba iyi video. Nizere ko ari cyo wigiyemo byinshi cyane, kandi tugiye gukomeza twungurana ibitekerezo byinshi cyane, twiga byinshi umuntu ataruzi, tugenda dusobanukirwa. So Imana ikomeze barinde. Nizere ko mukomeza kunkurikirana, mukore subscribe n'utarakora subscribe kugira ngo konda subscribe kugira ngo amavideo menshi nzajya mbasharinga, nzajya mbagezaho ibiganiro kugira ngo ntibikajye bigucika, bijye kugeraho mu ba mbere, kandi ukomeze unkurikirane. So Imana y'amahoro ikomeze barinde, amahoro akomeze abagereho kandi abaganze. Na hejo video nyinshi ndazibagezaho. Ciao.